Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Gishinzwe Murengezi, ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radiyo. Muribuka inkuru nabasomeye mu isomo riheruka. Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'inkuru twize cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ni iterambere iwacu. None se ninde watubwira iki nkuru iterambere iwacu yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru iterambere iwacu. Murakoze cyane. Rimwe mu isomo twize mu nkuru iterambere iwacu ni utwo tugomba gukoresha ikoranabuhanga. Uyu munsi turiga gutahura no kwandika igihekane gishya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha, murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ndajya mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Uwo bifite ni byiza cyane. Ntuvire uruhande rwa radiyo dukomeze twige. Uwo utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangire mutaragaruka, sibyo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, igihekane tugiye kwigisha abana muri iri somo kiboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri. Niba umwana ataragitahanye imuhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rw'107 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Zakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma. Kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Nimurubuga nsome. Abana muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turiga igihekane shya. Turakora kandi imyitozo yo kwandika igihekane shya hamwe n'amagambo arimo igihekane shya. Ese igihekane shya kigizwe n'izihe ngombajwi? Murakoze cyane. Ndizera ko mwese mwabimenye. Igihekane shya kigizwe n'ingombajwi 3: sa, ha na ya. Ingombajwi sa, ha na ya nizo zitanga igihekane shya. Igihekane ni shya. Musubiremo, igihekane shya.
twongere igihekane sha, nanone igihekane sha. Murakoze cyane abana. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutege amatwi mwumve uko nkaririmba. Nzi kuvuga neza ijwi sha, sha, sha. Twese tuvuge neza ijwi sha, sha, sha. Nawe vuga neza ijwi sha, sha, sha. Twese tuvuge neza ijwi sha. Ngaho noneho namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Nzi kuvuga neza ijwi sha, sha, sha. Twese tuvuge neza ijwi sha, sha, sha. Nawe vuga neza ijwi sha, sha, sha. Twese tuvuge neza ijwi sha. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane sha. Muratega amatwi uko mvuga ijambo, hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni ubushyuhe. Musubiremo ubushyuhe. Twongere ubushyuhe. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane sha ni amadirishya. Dufatanye gusubiramo amadirishya. Nanone amadirishya. Byiza cyane. Twige Ikinyarwanda. Abana, noneho nimwe mutahiye gushaka amagambo arimo igihekane sha. Sibyo? Murashaka amagambo atatarimo igihekane sha, uyabwire umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane sha harimo ishyo, mukashyaka, amashyi n'ayandi. Abana muteze amatwi radiyo, reka noneho twinjire muri ka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe byacu hejuru, mu gihe twumvisha ijambo rivuzwe ririmo ijwi twize, cyangwa tukabirebesha hasi mu gihe dusanze nta jwi twize ririmo. Ngiye kuvuga amagambo nitonze. Ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo ririmo igihekane sha, murarebesha ibikumwe byanyu hejuru. Ariko nimwumva ijambo ritarimo igihekane sha, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Niba kandi hari umuntu mukuru muri kumwe cyangwa umuvandimwe, aragufasha muri iyi mwitozo. Muriteguye dutangire. Ijambo rya mbere ni ubushyuhe. Reka nongere nsubiremo. Ubushyuhe. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo ubushyuhe. Nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko ijambo ubushyuhe ririmo igihekane sha. Byiza cyane. Reka rero twongere dukore undi mwitozo. Muriteguye? Mwibuke ko nimwumva igihekane sha mu ijambo, murebeshe ibikumwe byanyu hejuru. Naho mwakumva mu ijambo nta gihekane sha kirimo, mukarebesha ibikumwe byanyu hasi. Muriteguye? Ijambo rya kabiri ni amadirishya. Reka nsubiremo amadirishya.
ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru? Niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko ijambo amadirishya ririmo igihekane sha. Byiza cyane. Ijambo rya gatatu ni insenda. Reka nsubiremo. Insenda. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hasi? Niba ariko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko ijambo insenda nta gihekane sha kirimo. Byiza cyane. Ababikoze neza rero mwese ndabashimiye cyane, muri abana beza. Reka mbahemba aka karirimbo gakurikira. Bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi higisha umwana gusoma. Abana muteze amatwi radiyo, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika igihekane sha. Mbere yo kwandika ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakaye kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura ubundi dutangire. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Murakoze. Noneho nimureke twandike igihekane sha. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane sha? Niba uzibuka, ngaho zibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane sha kigizwe n'ingombajwi 3: sa, ha na ya. Musubiremo: sa, ha na ya. Mwibuke ko tuza mu kwandika igihekane twandika inyuguti zifatanye. Turabanza twandike sa, hanyuma dukurikizeho ha na ya zose zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umunyeshuri cy'umwaka wa kabiri, wareba uko igihekane sha cyandikwa ku rupapuro rw'107. Bana tujye dukunda gusoma. Buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome. 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 Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika igihekane sha. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo igihekane sha. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni ibishyimbo. Reka nsubiremo: ibishyimbo. Nanone ibishyimbo. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni gashyantare. Reka nsubiremo: gashyantare. Nanone gashyantare. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni ishyamba. Reka nsubiremo: ishyamba. Nanone ishyamba. Ngaho nimwandike.
murakoze cyane. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri, mwareba ku rupapuro rw'107 mugakomeza kwimenyereza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba mwabikoze neza hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane rero uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Nimwiha amashyi. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusubiriramo hamwe namwe gusoma no kwandika igihekane nshya. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Ngaharo mukomeze gushaka andi magambo arimo igihekane nshya. Amagambo muze kubona muyandike, muze kwereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Murasabwa kandi no kwandika interuro irimo igihekane nshya. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu kuva ku rupapuro rw'107 mugakomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro birimo igihekane nshya. Mwibuke ko ubutaha tuzakomeza n'irindi somo. Ntihazagire rero n'umwubura, sibyo abanyeshuri beza? Ubwo rero ubutaha buri wese azaba afite ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi ubutaha azaba ari kumwe n'umuntu mukuru uzajya amufasha. Ngaho mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza, mukomeze kandi kuguma mu rugo, sibyo? Mwibuke kandi gukomeza gukaraba intoki kenshi mukoresha amazi meza ndetse n'isabune. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rwa cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.